Ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ku gasobanurifilms.com bimeze biti The Avenue filime ndayigarukanye banyita namba 1 Kimomo kuri 7 byawe gusa tugiye kurya ubuzima 7 ku kwezi na 4 ku cyumweru. Filime mwari mutegereje muri benshi ndayizanye bayise gute abose nabagiye bategura RU Robot Studios na Rock Entertainment bafatanije filime y'ubwenge kayite kugeraho ara Productions. Rock Productions urabona ko studio ari hey gari muziko bizahora se kwa kundi mwumvaga bizarangira gutyo abantu ngendeye gateze bubona nyine bizarangira kuri ya tu hari abantu bubona batareba kuri barebera ibintu uko bari kubibona ku kanya. Filime nayizanye cyane kurya ubuzima dutangire muri Amerika. Abantu barara ku muhanda barahari, imbobo zirahari imihanda, iminyanda bayimena aho babonye, barangiza ukavuga ngo kandi ngiki niki kuri kano garage acira 350 hanyuma ayo niyo mfite yonyine yari amafaranga yo kwishyura ubukode. Ugomba kurenza 470 nzaya kwishyura nyuma. Uzagaruke kuwa gatanu uzanya ndi niko bamusubije. Umusore dutangiranye ari mu garage urebe umwana ahamagara n'akana gato kanditseho ngo Sala. Okay, saha $825. umva nje basi 825 ndayumva kariyo. And I could swap it out myself in half an hour if I had the nangeregira modoka nayihindurira mu minota mike mani habirenze 5 deliveries, you know? So urabizi ngiye ntwara ibintu nibye nkabikuzana ukabihindura ariko nanjye nabyihindura. Umusore ni igisambu. get the fuck out of my face. Ishyura amafaranga cyangwa uve hano ugende. Keys the Kia. Telefone irasona ku musore hano. Hebe turi mu mujyi uhamagaye noneho ni umugore. Bite yamamagaye uritaba. Gusa umwana arahamagara ntiwitabe. Umwana wawe wamukwebye. Mva natinze ariko ngiye nindangiza akazi ndajya kumufata. Umwana ari ku ishuri wenyine, umugabo ntabwo yigeze ajya gufata umwana. Umwana ntabwo ujya umushyira imbere, ufite ibindi ushyira imbere. Ibaza akana gato kagenda kuri skuta kweri tukatugare. Nimba byabe ndavuga gushaka gukemura ibibazo mfitanye nawe, runo rwari kuba ari urugero rwiza gukemura ibibazo ukajya gufata umwana ku ishuri. Umugore yabyaranye n'umugore afite umwana uri ku ishuri, umwana bayabuze uko ataha. Mane moto ni nziza mwana. Ndashaka kwigisha, nimba ushaka kwigisha umukobwa we n'amadolari 75. Nimba amafaranga ufite sokano ni garage ritunganya ibijurano. Nakagare kari hano azanabona amafaranga ariko abagingo wabiba ngo yiba imodoka akazibazanira bakazihindura. None banze kumugira service mu kuri make niyo ntaramenya ni yihe aza kubiba. Carl is just sitting there not doing either of us anything. Umva muginga yicara nta kintu ari gukora.
je ni njye uba wakoze Cars, I can urabizi ndi umuhanga ku by'amamodoka ibintu byose nabimva 475. urishyura amadolari 475 mu gihe utarayishyura ntacyo tuvugana nawe wakigokiwe baramuniga wumve Easy, man. You're pinching me. kore gace imana uri kuniga uri kuri No, he doesn't. ukubitoya Butter. Ah, you got my neck. we musore yabibye ikofi yabo irimo utudolari nka 200 hano ari 200 wapi ubwo ni nk'utudolari 40 ajugunye ikofi n'igisambu ajya kwenza ku bantu basaba uduserivisi tw'amafuti ubundi akabiba acaho musore ukiri muto nako nta musore umurimo ni n'umupapa azakunino bebe. Like they charge me $15 for a latte, and then the homeless guys are still handling. We're across the street from that fusion restaurant we went to. Komeza kumva bari hano banyishyuje 15 ngende yishyura ya naya bari muri restaurant nk'umujura wese ari kugenda atera imibare To ask, but umva sinashaka kubikubwira ariko hello. umva Call me back, okay? uze kumpamagara mwana I'm getting my shit together. ndigushyigerageza kwishyira ku murongo ibintu byanjye bishyire ku murongo ubu nsigaye mfite akazi abari kubeshya abantu ni umujura. How's your mom? Mama wameze ati Oh, okay ni umurara wese nk'undi mumeni wese uko amera ari hano mu mujyi abagenda katakata muri za Nyamirambo agenda amanuka za Gatsata kera hano nta mukire bagiye gufunga imodoka ngo nkwereke utuntu nikorera. how's it going? Bimeze bite mwana igisambu akongera akajya kuri telefone bimeze bite mwana halo nk'umurara wese abantu ntabwo bagipfa kukwitaba kuko babazi ibyo ugiye kuvuga. I get 3 scratchers as well. Azano kugura ibintu by'ibiraha anaza kugura itsimba hano yaje kugura za tike za roto agerageza amahirwe nta murara uta betting yaje no kugura itike ashishura arebe ko yatsindira amahirwe imodoka zose akaza kuzikurura imiryango arebe ko abari wibagiye gukingura bizera icyo umuntu. So I hate to ask, but Mana ntabwo nashaka kubikubwira ariko just bought me some cash. wanguriza ku dufaranga duke mwana urabizi njya nishyura akaza hano kuyabetingira udufaranga duke abonye yicaye hano aramuha amafaranga Junkie to you? mwana urabona ngende umujunkie man hebe ni umunyabibazo afite ibibazo byinshi ni umujura murara bino mwibagirwa gufu we hari uwibagiriwe kamu modoka we modoka ya boss ni umujura. Are you right there, buddy? Mese neza ndani mwana Yeah. Duh. Yeah, I'm having a rough mana nanjye mfite umunsi wangoye pe Some water. gwe ku mazi se And then ndabizi buri urashyushye mwana bakwibagiriwemo imbere kagwe ku mazi akurayo here you go. kira amazi mwana There you go. There you go. bebe akomeza urugendo ni ukugura udutungangegera akagenda arya ku muhanda bwabo porezo baba batetse ku mihanda ngo niko twitwa ngo ni udutungangegera. Hey, love bug. Bebe Don't call me shu bug, you promised. papa wimbeshya wanyijeje kuza kujya ku ishuri ntiwazana akana ke Don't hate me. hehe wibwira ngo hey papa Did your mom come grab you? mama wawe yaje kugufata ye Bring my scooter, so I was kuko ntabwo najyanye akagare kanjye 2 hours. I'm sorry. nategereje amasaha 2 babarire You know, I just got caught up with a few things. hari akazi kahise kamfata She's better at this kind of stuff than I kandi am. mama urabizi ni umuhanga mu kuza kugufata ageze anabona imodoka nziza za modoka niyuzuruka. Yeah. Papa yego Love you. ndacyagukunda Then when you're acting like a farthead. nubwo witwara nabi ariko ndagukunda papa Love umugabo you. abonye imodoka nziza Even when- nanjye ndagukunda True jelly. nubwo uhumura nabi rimwe na rimwe I like turd jelly. Yeah, you do. And I still love you. ariko ndagukunda. All right, I gotta go for real. ndaje abonye imodoka nziza nk'iyi niyuzuruka ntabwo yaburamo amafaranga cyangwa nkayiba nkayitwara uyu mugabo ngo yiba modoka akagenda bakayahindura iyi modoka yahindura ubuzima arayireba dore igikoko dore niyuzuruka turashize umugabo yarebye imodoka iyi modoka nyibye ubuzima bwahinduka ni ubwa mbere ayibonye burandi ni nshyashya dore ijanti dore agafime umugabo yarebye imodoka yikangamo iyi modoka hari imodoka ubona ukabona ntabwo ifite amatara nka zimwe zanyu ukabona ahubwo ifite amaso umugabo yarebye imodoka aza kureba akuru yasanga ba nyirayo bibagiwe kuyikinga umugabo yicomeka mu modoka nziza azazindi Nice. modoka ni nziza Taurus niyo brand yayo cyangwa se niyo marike rebe We got here. tature niki kiri hano za kureba mu modoka nziza There's gotta be something I can sell.
hano nta kintu nakwibamo nagurisha. Ikintu nakwibamo nagurisha imodoka nziza nk'iyi kweri. Rebe, za kureba. Za kureba hano imbere. Mba nta kintu yakwiba kiri muri iyi modoka. Rebe, arakurura. Ikimodoka cyiza cy'umukara. Noneho ni na filime inyuma nta n'umuntu wamubona. Ni ukwiba atuje akabanza akayicakaza. Abonamo agafilime, izi filime nazo ndaziba buriya zirahenze. Iwan, umusore mwene Ngango nje mu modoka arebye inyuma hari uri gucaho. Batambona mujura ageze mu modoka niwe filime witonze. Rebe iba hano. Rebe Alright, fuck this. Kinguye umuryango biranga. Kinguye umuryango asohoka biranga. Turashize. Koze ku muryango asohoka imodoka abonye nta mari irimo biranga. Rebe, kingura undi muryango biranga. Imodoka yaragiyemo agiye kuyiba. Filime. Kubita urugi biranga. Kubita urugi biranga. Ikimodoka ra kubita urugi biranga. Rebe. Yashashe kwiba imodoka yigezemo imbere gusohokamo biranga. Kinyuma imodoka ntago yananira kuyikingura. Imodoka twibye. Sano arakurura biranga. Filime witonze. Rebye inyuma hari uri gucaho. Yusuye nyiri imodoka. Yusuye nyiri imodoka amenyeje we. Nyiri imodoka amenyeje we. Bazufashitiye umuginga muri niyuzuruka. Rebe. Vayo yicara inyuma. Modoka iribanye. Yayinjiyemo irangaye idakinze. None ayigezemo imbere yanga gukinguka. Urebe. Aza muri butu. Akingura urugi rwa butu inyuma. Kuramo ikote yambaye. Filime witonze. Kubiti ikirahure biranga. Kubita ikirahure biranga. Ubundi ikirahure cy'imodoka ibipfunsi nk'ibi birakimena. Biranga. Cyane bira by'inyuma biba byoroshye. Kubita umugeri ku kirahure biranga. Turashize. Modoka ifite ibirahure bimeze nka beto we. Mugeri ku kirahure biranga. Turashize. Bira mucanga. Filime. Masa yaragiye aricuma. Winjiye mu modoka izuba riri kuva. Bwatangiye kugoroba. Mataha y'inka mukagoroba. Akiri mu modoka yagiyemo agiye kwiba. Bene Ngango muze turebe filime. Mama we dore isigira mwikaragiraho. Urabona ukuntu screen iri kwikaraga. Iyo bavuze ngo isi kwikaragiye higufungira amaferi nibiba bari kukubwira. Locked niko filime bayise. Locked bwarakeye. Bwaramwiriyeho burinda bucya kiri muri ya modoka yagiye kuyiba. Urebe filime ukuntu iryo. Ibiki bijya mbere. Telefone handitseho ngo nyitaba. Ari mu modoka nimero yanditseho ngo nyitaba yaramuhamagaye. Turashize ntabwo nakwitaba nimero y'abandi. Yaraye mu modoka y'abandi. Yagiye kwiba. Kumbe hano harimo na kamera. Muri modoka harimo amakamera. Rebe Rwana no kumena imodoka aza hana aho babika amasupana. Fata isupana. Telefone irasona. Yanditseho ngo nyitaba. Kubitano biranga. Modoka imeze nka beto. Ibirahure bimeze nka beto ntabwo wabimena. Fuck you. Nimero ivaho ntabwo wakwitaba telefone y'abandi. Rebe Zano kurwana n'umuryango. Telefone irongera muhamagara. Filime n'umushura aza kumena urugi bwa yaraye mu modoka yagiye kwiba mu muceri. Yo nyiri imodoka niyigeza aza. Rebe Zano kurwana hano n'umuryango arawumena nk'umurara wese ukamera umuryango. Arawumena agacenga cy'imodoka batangiye gutelefona bora nizigiye kunyumiraho. Ari hano kiramukata. Kiramukata. No guhubagurika n'iki kiramukata.
bebe kanugwane mve hano ngendere tije ndabizi ni ya myaka iyi modoka wabona ari n'iy'umuyobozi imodoka ubona ukabona iyo modoka ugeze ari imodoka ifite uruntu rw'urwuma rukomeye ubundi izindi modoka kiba ari ikintu cyoroshye hari nimero ikiri guhamagara ndetse ngo nyitaba fata telefone hano arahamagara biranga nta network ziri muri iyi modoka nta na network zirimo turashize yahamagaje telefone ye biranga ariko arebye imbere abona hari nimero yo iri kumuhamagara muri iyi modoka y'esitayite mujura araseka iyo umunyarwanda avuze ngo akabi gasekwa nk'akeza umusore yaratangiye guseka wagira ngo arishimye ebyiri nimero yanditseho ngo nyitaba bebe aritaba Hello? 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 Hello, can you hear me? Uri kunyumva? Are you there? Uriyora? Yeah. Yego? Oh, jolly good. Welcome aboard. Urakaza neza? Nje banyita William. Are you there? Uri kunyumva? Urashaka iki? I'm the owner of this car. Ninjye nyiri iyo modoka urimo. Sike. That's all you have to say for yourself, sir. Urumva aribyo wavuga gusa ngo sike. Yeah, it's short for go fuck yourself. Nyine iyo mvuze ngo fuck ubwo nyine ni mu mpine nashaka kukubwira ngo urakijyaho. You just fucking tase me. Bana ubitisha amashanyarazi. This shit. Well, do I have your attention? None uri kunyumva mu kubitisha amashanyarazi. Out. Reka nsohoke. I need to explain a few. Hari ibintu bike nshaka kubanza gusobanurira Understand each other. kugira ngo twumvikane. Witeguye kunyumva? Ndabizi byagucanze. Ndagenda mvuga gake gake. Imodoka yanjye bayibye bayinjiramo inshuro zigera muri 6 ntihagire umujura ufungwa. It does sound like an exaggeration. Urumva atari ugukabya rata? None uyu munsi kubona waruje kunyibira imodoka ngo uyinjiremo ni ku nshuro ya karindwi byari bigiye kuyibaho. What do you want? Ntabwo mbyitoro shaka iki? Ndashaka kuvugana nawe. Let me out. Reka nsohoke mu kimodoka cyawe. Oya ntabwo uri busohoke paka nkurekuye. Paka tumaze kumvikana. Let me out. Reka nsohoke. Katoke imodoka yawe wumve. Mani nkura muri iki kimodoka cyawe. Witukana, wiba umuntu utihangana, wikubagana. Ni kuri kumuhamagara kumubwira. Nta gihe mfite kibi ngibi wakigoryiwe akura y'imbunda. Giye kurasa ikimodoka cyawe. Ikimodoka cyawe kirakwijyaho. Rashi isasu riratarukana mukubita ku kaguru. Yarashi isasu rikubita ku kirahure ramugarukira. Bigenze bite? What was that? Byari biki byo ngibyo? Numfashe umusore arirashe. When you're screaming, let me turn this. Ntabwo ndi ukumva uri gusakuza. Kubita amashanyarazi. Sorry. Mbabarira izi ntebe zirimo amashanyarazi. No, or do I press here? I think. Let me see. Umusore arirashe. Umusore arirashe. Hang on a second. Mumfashe. Umva. Igasani. Muri niyuzuruka. Hano hari umukobwa waje. Parika iruhande rw'imodoka byibura ashobora gufasha. Ndirashe. We. Mukona barawe. Mukobwa dore ngarahindukira. Mfasha. Mukobwa zano. Muko. Mfasha we. Mukobwa yaje hano. Yireba mu ndorerwamo hano. Hey! Help me! Kumba umukobwa aje kwitera ibirungo nta nubwo ari kumwumva. Yikubitiyeho bya birungo byabo bitera. Bye, kanjye ko hatwika. Ahita co. Turashize. Yes, I think this is it. Ndakeka nibyo. Sura ari kuva amaraso menshi. Are you all right? Meze neza? Tuvuga nk'umuntu umeze neza. Bleeding all over. Nizere ko utari kuva amaraso. Mena amaraso modoka yanjye ahantu hose. Call the cops. Hamagara polisi. Izi mfunge nimba nasha gukwiye imodoka. I'm not playing. Call. Okay, hamagara 9 basi polisi mfunge. That would be a complete waste of time. Hamagaye polisi nabanangije igihe. Far too busy. Polisi bihuze cyane. Nkeneye ambulance mwana. Nkeneye ubufasha. I'm a doctor. Mfite amahirwe ko ndi umuganga. Nzi ibibazo ibyo ari byo n'ibitari ibibazo. Fata telefone hamagare polisi basi zimufunge bamuvuze kuko polisi ntiyakwica ariko yakuvuza. Umugabo yirashe. Reka nsohoke mwana. Wakomeretse bingana iki bibi cyane. I can't stop the bleeding. Amaraso ntari guhagarara. Hey, biriya bintu urugiye gukora n'ubundi si byiza. Ibyo birahure na antibari.
If you'd hit an artery, you would already be unconscious or possibly dead. amaraso nakomeza kuva cyane cyangwa isasu yarizo gufata handi kuba upfuye. You broke it. God damn it, I don't care about that. Ndashaka kubwira ibyerekeranye n'iyi modoka winjiyemo. Because I cannot think about anything more. Njye ndumva aricyo kintu kijyanye n'umwanya turimo kuba wacyumva. Happening to me, man. Uri kunyumva? Medical help. Nkeneye abaganga bamfasha. You broke into Iyi modoka winjiyemo ni iyanjye. I've had nothing. Kandi nari ndambiwe kwibwa. Niyo mpamvu nashyizeho ubu buryo. Did you really think a vehicle like this? Ese watekerezaga ko imodoka nziza nk'iyi nyirayo yayisiga irangaye idacinze ko abajura mwasaze? The trap and you took the bait. Nateze agatego umujura, niyo mpamvu iyi modoka nari narisize yirangaje. Do it as I told. Ubu muri kano kanya uruwanjye wanyinjire mu modoka waje kunyiba ngo ukoreshe icyo nshaka. I cannot feel it. It's both. It cannot be both. Uri kubabara cyangwa nta nubwo uri kumva uburibwe n'akaguru n'uri kukumva? Pulse Ni jack, byombi. cellular, Bluetooth. Iyi modoka nta telefone yahamagara uyirimo, network amanazikubye, ntabwo wasakuza ngo bakumva bari hanze. Uri umusazi. Though I am Wanyita umusazi ariko sindi umusazi. rational, this project has been planned meticulously. Iyi proje nayiteguye neza yo kuzafata nkatega umutego umujura uzaza kunyiba, none biri kugenda nk'uko nabipanze. I want you to pay attention. Uranshakaho iki? Ndagira ngo ntege amatwi Listen carefully. unyumve neza gake gake, wumve buri jambo mvuga. Fuck you. Aramutuka. Kubitisha amashanyarazi, imodoka irimo amashanyarazi. Aramutuka. Hear that? What did you say? Uvuze ngo icyarya? Nta kintu mvuze cyari kimututse. Are you ready to listen? Witeguye kunyumva? No, clearly not. Ntabwo niteguye kukumva. What is important to me is that you understand. Ikintu cy'ingenzi kuri njye muri kano kanya ni ukunega amatwi wa mujura we, You should be truly sorry kugira ngo nawe wumve ingaruka z'ibyo wakoze. for our actions. Do you understand? Okay. Uranyumva? Okay, man, I'm sorry. Okay, umbabarire. You win, I'm sorry. Okay, watsinze ndakumva, umbabarire. You already know my name. My name is William. Izina ryanjye nari kubwiye banyita William. My wife is dead. Ndi umugabo wapfushije umugore we. Something like that. But now I was born in a small area Navukiye mu mujyi in South Wales. muri South Wales, ubamo ingandanye, menya utahazi. Go on, man. Mane ndi kugenda. Uwo mujyi noneho navukiyemo niho naje gukurira. Anyway, Uwo mujyi wari mutonya, nibwo naje kwimuka nza muri Amerika, mfite imyaka 7. Ubuzima bwanjye bwose nabaye hano. Ari kuvuga inkuru, umusore ari kuva amaraso nta nubwo ari kuzumva. Amaraso menshi yagushizemo, utangira kubona kugira isereri, ukagira ibiyezi ugasinzira ugapfa. Upfa usinzira nyene amazi. Ikindi nyine umubiri urumva ukamukamo amazi y'amaraso ari kugushiramo. and what should I say? It has changed. Izi karitsiye zarahindutse, tuzikuriramo ntago ari uko zari zimeze, zajemo amabandi. Mbere karitsiye twakuriyemo twasigaga imiryango ifunguye, abaturage bose n'abarara babaga biyubaha ku buryo umuntu atakwiba. Ariko mu uyu munsi musore ari kubwirwa amagambo n'umuntu atazi ngo niwe nyiri imodoka. Rebe sore yakaruye ubwenge, ari hano n'ubundi mu modoka. Rebe arebye asanga ku kaboko bamupfutse hamwe icyuma cyari cyamukase cy'imodoka. Arebye no ku kaguru aho yirashe bamupfutse, ariko bamurekera muri ya modoka yaje kwiba. Isereri yamukubise arasinzira, agenda agiye. Akangutse asanga bamuhanduye isasu, bamupfutse ku kaboko aho yafaga amaraso bahapfutse. Mbega yazanzamutse. Urebe filime. Bamurekera aho yakoreye icyaha muri ya niyuzuruka. Sore rebye bona n'imvura iri kugwa. Modoka ngo nantibare, nyiri imodoka ngo bagiye bamwiba, bamaze kumwinjira modoka bakamwiba inshuro zigera muri 6. Ku nshuro ya 7 nawe imodoka yaragiye yitegura neza, atega umutego. Sore afite inyota. Uyu ni umunsi wa 2 ari muri iyi modoka, tarabona icyarya. Rebe akure hano arebe mu gakapu k'ibyo yagendanye n'imbara agaporezo karimo. Mujye mubura kugenda ni igiporezo, muzi ko muri abajura nta kintu kirimo. Babyita kumira ubusa. Ahindutse umumira busa, nuko ari gukomba ishashi. Rebe hebye hakurya abona za hambaga sha bari kuzamamaza ku cyapa, akarigata ishashi mu mutwe atekereza hambaga. Ikani Bebe yo mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima,
mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Niyo zuruka bwarongeye buracyuna umunsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu. Wa gatatu wa kabiri. Buracyeye ku munsi wa kabiri. You know something? I don't actually need you to accept. So let's try again, shall we? Oh, fucking Reka tuvuga Arvin. ndashonje. Watch your language. I hate vulgarity. Cyuvuga amagambo meza nanginza abantu bavuga nka mayibobo. That we understand. Ndagira ngo twumvikane. Me food and water. Ibiryo n'amazi. And I'll listen to you drone on. Nibwo ndi bukumva uvuga ibyo uvuga byose. Well, I bought my daughter a condominium. Umukobwa wanjye namuguriye inzu hafi ya hano. High ceilings. Inzu ifite igisenge, ifite imbuga ntonya, inzu nziza. Yari urugo rwiza rwo kugira ngo atangire ubuzima. 2 years ago in December. Ndakeka ni imyaka 2 ishize mu kwa 12. Nza kumujyana gushopinga, turasohokana, turasangira muri restaurant yakundaga, muri umunsi mwiza. Ndagije mu depoza mu rugo rwe. Umva inkuru y'ubuzima bwawe n'umukobwa yisinyitayo. Ibiryo n'amazi umureke kumbwira ibyo. Jesus. Bituma yarasi. Kubitisha mace yarasi. Kiramo tuka. Uyaramukupa. Fucking what? Here we go. Yeah. Oh no, don't air condition me. Man, winkubita ubukonje. Yarangije mushyiramo ubukonje aramureka. Wenda kubwira ukankupa. Nako ukantuka. Musaza murekuriye ubukonje mu modoka bwinshi. Arangije ashyiramo imiziki ku buryo umeze nk'uwicaye muri barafu, muri firigo, harimo n'imiziki iri kukubangamira kandi mibi. Zikubushonje bamushyize mu bukonje. Nandi mbona agari mbi. Baramukonjesheje. Baramukonjesheje. Bagarije. Tukarimo kamera. Bari kumureba. Yo. Sana Rwanda ni imodoka gerageza kuyimena biranga. Biranga. Yaringinze aringinga musaza yamubwiye ngo ntega amatwi nkubwire inkuru y'ubuzima bwanjye. Uyanga kumwumva. Ndashonje sinshaka kumva. Ya musaza yamubwiye ati ikintu cyonyine nshaka gukora ni ukunega amatwi kugira ngo tugendane. Mugabo ukuze kuko umuntu ukubwira ngo mfite umwana w'umukobwa ngo namuguriye inzu, ngo maze kumugurira inzu urumva umwana w'umukobwa ugiye gutangira ubuzima, umuntu umubyara bari mukuru tu. Telefone bamukubise imbeho aratitira yiyorosa amatapi y'imodoka. Yiyorosha amatapi y'imodoka. Yamenyereye ikigabo. Bino bintu mwaye byo kugenda mwibashaho. Mubwire bene ngango baze bicare bige. Tugiye kujya twihanira. Byo gutege aritaba. Sorry for cursing. Mumbabare kuvuga amagambo arimo ibitutsi mbatuka. Yaciye bugufi imbere yatukaga umusaza. Nago nzongera. Baramukupa. Oya bakuraho ubukonje. Bamukurira ku bukonje. Klimatizeri y'ubukonje. Aho. Bamukubise ubukonje bari bamushyize muri firigo. Zini za modoka zikonja z'abakire baterekamo byeri, ntabwo uragendana n'ingagari imodoka yayo ukabona arandi ku gifunguro igatereka byeri mu minota 5 byeri kabimaze gukonja ya Skol Mariti pana bwabo byeri bw'amafuti ukahita utangira kuyinywa ikonje. Zini zo modoka turi kuvuga hano niyo zuruka. Hey, niko bazita.
ntago muzizi se ntago mujya mumbona ndi kugenda ncaho hi mwe mushobora kurebera akamodoka ndimo inyuma mukabona ni kabari k'imbere tekinoloji birimo barakwereka umusore undi munsi waguyemo kuwa gatanu kuwa gatandatu tugeze ku cyumweru akiri muri ya modoka ntararye yajana nyari nkarize azishyira mu gacupa urabizi aho kugira ngo nzicwe n'inyota ngiye kuzinywa tu kumbe uyu musore mugongo we handitsemo ngo umujinya ni impano iyo tatuwaje yishyizeho umujinya ni impano yaje rwana n'imodoka n'amasipana n'ibiki byose rwana n'imodoka kuyimena biranga maze iminsi itatu afungiranye mu modoka ngo yagiye kuyiba bino bintu mwaye byo kwanga gukora by'akaboko karekare ngo polisi nidufatanga izadufunga ngo iburi bimenyetse turekure turaje dutangire tubatega imitego nk'iyi polisi ntabwo izaza kumbaza impamvu yinjiye mu rugo iwanjye ugasanga nateze ya mitego batega ingurube z'ishyamba akaguruka kahacikira ntabwo ibyo babimbaza mba ndi kwirwanaho good morning, Oxford. mwaramutse Oh, you look terrible down there. ndabona udasa utishimye More accurate word would be uburyo bwiza bwo kubivugamo washaririye pe probably the first stage of urwo ni urwego rwa mbere umuntu ageraho rw'inzara uraza no kugera ku rwego rwa kabiri concentrating. none uri kunyumva neza arebye hejuru umuntu hari umuntu umeze nk'uri kumuvugisha uri kwitaba telefone urasuye turi kuvugana nawe ndi kukubangamira Yes. yego Okay. Have we thought this through? Like at all? ese bino byose warabitekereje umujura uzaza wo kwiga ko muzabicamo My body. ese nimfa umurambo wanjye urukoresha iki Body. That can't be easy. kuburisha umurambo ntabwo byoroha Out in the city. With cameras mu everywhere. mujyi nk'uyu wuzuye amakamera Live with it. I don't care really. No, ibyo ntabwo byitayo nta muntu n'ubundi uzagukumbura wowe upfuye Have you read Crime and Punishment? wigeze usoma Dostoevsky. ibyerekeranye n'igitabo cy'ibyaha n'ukuntu babihanira What, you think I'm illiterate? cyangwa ukeka ko ntasomye I can't read. I read. nziye nzi gusoma n'ubwo nize mwana Self-taught. nariyigishije nta kaminuza nagiyemo That's hard for you fancy, spoon-fed. ndabizi muri bya bipapa biba bifite amafaranga byaravukiye mu bakire Important. ariko twebwe ubwenge bw'imihanda aribwo bw'ingenzi should have studied that instead. he ubwenge bw'imihanda nanjye nakabaye aribwo nize rero ubwo akoze kuri kamera mukubita amashanyarazi Yes, you leave the cameras alone. kamera zireke zonyine mbe nkureba My point, and the point of crime and icyo nashaka kuvuga ngo icyaha ukoze n'igihano will fuck. nuramuka unyishe cyangwa ukica umuntu ubuzima bwawe buraba burangiye I've done a lot of effed up shit, nakoze ibyaha byinshi pe but I've never killed him. ariko njye sinishe umuntu nta muntu ndica And I would nta never. nubwo nakwica umuntu nta n'umuntu nzigera nica kwica ni urundi rwego rw'ibyaha Carrying the gun. kuki wari utwaye imbunda mu gikapu biratandukanye Protection. iriya niyo umutekano wanjye Where I'm from, the cops don't show up when you call. kubera ko ahantu karitsiye mbamo umuntu ashobora kukugira nabi polisi ntinahagere rero ugomba kugenda n'imbunda Do you think I would have built this vehicle? ese ukeka ko nanjye iyo nza kuba nzi ko polisi itabarira igihe nari gukora imodoka nk'iyi ngiyi nkayishyiramo imitego yo kugira ngo mfate umujura Oxygen, and we all die in the end of it. n'ubundi twese duhumeka umwuka bikarangira dupfuye n'icyo muriho nawe I'm dying. mani ndi gupfa We also have that in common. ibyo nabyo tubihuriyeho nanjye ndi gupfa Cancer. ndwaye kanseri y'intoryi Oh, siyo bita porostate I think. si iy'intoryi I'm so sorry to hear that. mbabarire kuba mbimenye ko urwaye kanseri nyiri iyi modoka ngo arwaye kanseri Justice. ndashaka ubutabera butandukanye Ops. hamagara polisi nyine Have me arrested. I'll confess. bamfunge nemera icyaha ko nari nje kukwiba nkatirwe Complicated. umva biragoye Judicial system, the police sisiteme y'ubutabera yarahindutse abashinjacyaha barahindutse have all been castrated by sheep. ni ukwanga abakagombye kuturengera bari mu nzego bose guverinoma na guverinoma irimo Body parts bose babaye intama ntabwo bagishoboye of akazi this country, but choose instead to give pestilent ni benshi n'ubu ushobora kugufungisha ejo bakaba bakurekuye babying you, giving you free rent. cyangwa se bakagufunga bakaguha ibiryo bakaguha amazi bakaguha ubuzima bwiza utari unafite uri imihanda Help you to process the grief. niyo mpamvu ngira ngo nkumvishe uburibwe I must blaze my own path. ubabare wumve ingaruka z'ibyaha n'ibyo mudukorera twebwe abo mwiba buri munsi What you're doing to me here. Well, nibyo uri kunkorera hano in some countries, if you were caught stealing, hari ibihugu iyo bagufasha wiba No. bagukata akaboko That's not. oya ntabwo ari byo Everybody says that they cut your hands off, but it's not true. bavuga ko bagukata akaboko ariko si byo Offenses, they just send you to jail like. iyo bagufashe bakohereza gereza mu bindi bihugu repeat offenders, What about them? iyo usubiyemo icyaha se punishment. baguha ikihe gihano
mu bihugu byarakaye bagukata intoki enye ariko ntabwo bagukata akaboko. Okay, mbwira social security number yawe. Check what? Urebe iki? Ndebe nimba ari ubwa mbere wibye ngubabarire cyangwa wari uri umusubira cyaha. Iyo utanze social security number yawe muri biriya bihugu umuntu ahita areba ibyaha wakoze, ubuzima bwawe, imyirondoro yawe yose ubwo bari hanze murabyumva. Uyu musore kuvuga ngo ngiye n'ubwa mbere nibizana nimero yawe, social security number yawe turebe nimba ari ubwa mbere wibye cyangwa. That's justice. Ngo nagara ubutabera. Not when the system is rigged. Umva system y'abantu nagiri ku murongo yarangiritse. System se nitumuza kunyiba. People in this country live paycheck to hari abantu babayeho bishyurwa buri kwezi. Buy medicine. Hari n'abandi badashobora kwigurira imiti. Badashobora kugira ikintu kimwe bakwigura, abo nibo batwebwe rero tugomba kwiba mwebwe muhora mwinjiza amafaranga. No. The real crime is that this city is full of poor. Icyaha cyo nuko uyu mujyi wuzuye abakene benshi. Amategeko kandi akarinda abakire ntarinda abakene. And you are entitled to everything. None se ibyo bigo uburenganzira bwo kubangamira bwo kuza kwataka abantu. Keep everyone else down. Mwebwe abakira muri hejuru mwiteza imbere, abari hasi mukatugumisha hasi. Did I hurt your feelings? Ndakubabashe ko numva urakaye. Ntago ndakaye. How much did you spend on? Ubundi iki kimodoka kiguza ngahe nibi byose bikirimo wagishize. Ibihumbi amajana. Ntago mbizi. Kuko mfite amafaranga menshi. Biragorana kugira ngo menye yo nakoresheje. Ukwiye kwibwa rero. Ayo mafaranga ariko narayavunikiye mfite n'uburyo nyakoresha. Who paid for medical school? You think this is about privilege, but it is not. Okega ko ibi byose nabihawe ariko siko bimeze. Natangiye ubuzima nta natanu mfite. Ndakora. Niha ubuzima bwiza mbumukire. Kuko ndabibona wihaye ubuzima bwiza. Kubita amashanyarazi kubera igitutsi avanzemo. My point is that you can't have justice. Ntago wabona ubutabera nta ndangagaciro ufite. Kana ndangagaciro ufite. Thou shalt not steal. Indangagaciro za mbere n'itegeko ry'Imana riravuga ngo ntukibe. Na Bibiliya iravuga ngo ntukibe. Ibyo biragoye. Hari ikibazo bifite kuba Bibiliya itubuza kwiba. Bwira. Ibyo rero ari ibintu ugiye kuba najyaho impaka nawe reka ngo kupe. Aramukupa musigiramo ibiririmbo bibi cyane. Sigiye birimbo nk'ibya wa muraperi mba numva nawe bimeze uko. Hakuntu bumva harimo akantu kabura. Nibyo birimbo bamusigiyemo. Mbega hari indirimbo bakumvisha bakameze nk'abari kugutorotira. Bakwica urubozo. Izo bamusigiyemo. Zira ndirimbo FBI ikunda na CIA bakunda kuzikoresha bari gutoteza umuntu. Indirimbo bamushyiriyemo. Izi ndirimbo CIA bashaka gukuramo amakuru bazigushyiriramo. Ukamera nk'ugiye gusara kubera ukuntu zibishe ziri kugutorotira ukagira ukavuga ati ndabyemeye ibyo mushaka byose. Birimbo bamushyiremo. Byibura umuntu arakakubabaza ariko akaguha amahoro ugaceceka ukanitekerezaho ukabura ahantu hacecetse. Umusore bamushyiremo noneho ku bushyuhe aragenda arashyuha amera nk'uri mu butayu n'umugabo ari kumutorotira. Yamanje kumukubitisha ubukonje none hashyizemo klimatizeri y'ubushyuhe mu modoka. Umusore aragenda arashyuha inyota iramwica abura n'igitonyanga. Uzi inyota kukwica hanze uri kubona imvura iri kugwa sha vuga twanyingurira y'ikirahure gato. Buriya nimba ari ikintu cya mbere kibaho ugeze ahantu buri biryo ukabura inzara ikakwica n'inyota. Ikintu cya mbere uba ukeneye ntabwo ari ibiryo n'amazi. Icyo gihe nyine bagushyize imbere ibiryo n'amazi icyo uhitamo n'amazi. Fata inkariza zinywe biranga. Fashe inkariza zinywe ngiye kuzinywa tu iyi nyota wapi biranga. Ngiye kuzinywa biranga isesemi. Inkarize zirasa umuhondo nta nubwo ari wenda za zindi z'abantu tutanywa inzoga twinywera iki n'iki ziba zisi white. Narinzi ko cyakora izo nkari ugiye kuzinywa. Why bother stitching me up? Ubundi just to let me. Kuki waje ukandode ureka nkipfira? Ntakore kugapfa. Uri kunyinisha. Ntabwo nashoye amafaranga menshi muri projet yo gufata igisambo ngo nkure kupfe. Nabishoyemo amafaranga kugira ngo nzinezeze ku gisambo umunsi nagifashe. Mbwira social security number yawe. Iri zina ryawe cyari rya nyuma cyambwira social security number yawe. Ndaguha amazi unywe nzimye n'ubushyuhe. Bayita Eddie. Good. Go on. Byiza komeza. Give me the water and I'll tell. Amazi ngubwira irindi zina rya kabiri. No, I'm sorry, Eddie. That's not how. Eddie ntago ari uko bikora. I'm in no hurry, you know. Ntabwo ugenda kwihuta nategereza. Sitting here enjoying my whiskey on the road. Ndi mu rugo ndi kunywa ka whisky karimo barafu nuje. I think I have sensitive teeth.
It happens as you age. Did you know that? urabizi iyo umuntu atangiye kugenda asaza amenyo atangira kugenda agira ibibazo. Eddie Barish. Eddie Barish niko banyita. Security number, please. Gira na social security number yawe. 73 1-7-3 25 2-5 6787. 6-7-8-7. Thank you very much. urakoze cyane. Yeah, and that water. Amazi ari he? What is the magic word? Ijambo rya mashini rihe? Ndakwinginze. Didn't hear you cut. Ntago nkumvishe uvuga. Please. Ndakwinginze mpa amazi. That's better. Very good. Aho ni sawa. Water bottle. Ahita abanza azimya ubushyuhe. When I was treating you. Reba muri iyo ntebe y'abagenzi ubwo nari ndi kukuvura nahasize icupa ry'amazi munsi, kumbi icupa ry'amazi rirwo nyine ryo yise rihorobya vuba vuba yihuse cyane. Amazi yajugunyeyo. Amazi nicyo kintu ukeneye mu bihe nk'ibi ngibi kurusha ibindi byose. Araryama, aracyari muri gereza. Bino bintu muza kutwiba. Ndashaka umuntu uzinjira mu rugo ndimo noneho nkahita mufungiramo. Kwereka utuntu nikorera. Kuko naje gusanga kuri polisi babatetesha ukuntu baborohereza. Azana areba amatike yari yaraguze yajyaga betinga, akareba ko yashishura agatombora. Shishura utombore. Erikave tombora. Nyanzumva na Jamara zivuga ngo ni amatombora yabagaho kera mu myaka yabo. Njyewe ngese ko ndi umwana ari uko nzi ibintu byinshi navumbutse. Aza gushishura arebe tombora. N'udutombora ajya yigurira agashishura. Keneye udufaranga arebe. Shishiyano. Habona hari amadolari 500 yari yatsindiye. Wibuke yari yabuze amadolari 400 yari kuguza agira ate. Yasanze burya aragendanaga agapapuro katombora kari amadolari 500. Bivuze ngo iyo abimenya mbere nta nubwo yari kwirirwa aza kwiba. Katurore. Telefone. I won. Niki gisekeshe naratsinze. I won $500. Naritsindiye amadolari 500. Para amafaranga menshi. I needed. Aya niyo nari nkeneye. It's enough. Yarampagije. Enough to get my van. Aya yarahagije kugira ngo imodoka yanjye bayinsubize. Basha no kujya gucyura umwana ku ishuri. This whole time. Bivuze ngo nifite amadolari 500 mu gapapuro. Nirirwa nguza njya no kwiba. Urabizi kubera ndwaye kanseri rero ijoro rimwe mba meze neza irindi ngameze nabi. Ibyo bibazo by'ubuzima. Uburyo uteguramo amasaziro yawe. Cyangwa se kumenya ko hari inzira ugeramo ukaba nta gusubira inyuma guhari. Hahandi ubabara ukababara ariko ukaba ubizi ko nta gusubira inyuma guhari. Ayo magambo uri kuvuga namvishe muri Lord of the Rings. Yari amagambo yakunda kuvuga n'umukobwa wanjye. Nkeneye ibiryo. Joint. N'urumogi. God, I do anything for a joint right now. None nkeneye joint. Joint ni urumogi. Ni ibisirenge bagenda bita urumogi. Look, ibaza ikigoryi ariko kirashonje gifite inyota ariko ngo n'urumogi ngo urumogi ruze mbere. Bino bintu byo gukoronizwa n'ibiyobyabwenge. Umbabarire namenye imodoka yayo nyinjiramo ntago nakabaye nabikoze. I mean it. It's not okay. Bimvuye ku mutima. Right, everyone deserves to feel safe. Kuko nibyo nta muntu ukwiye kwiba, buri muturage wese akwiye kumva katekanye nta muntu uzamwiba. Narikunze nza kwiba. And I admit it, and ndabyemera nakwibye, saba imbabazi. Ciye Bibiliya ndagatwika birayimana, nciye umusaraba ndawurenze, yarahindahiro zose. Nukuri pe. Okay, whatever my reasons, it doesn't. Impamvu zose ntago azatumye nza kwiba, ntago zifatika. Wrong, and I made a choice. Ndabyemera namahitamo mabi nakoze. Truly regret. Ndetse ndanabyicuza cyane. I'm begging you, just not for forgiveness. Ndetse si nimbabazi gusa ngusabye. Just to be the big. Ahubwo ube n'umuntu mwiza kundusha. You might have been Mbabarire. about me, Eddie. I might. Uvuze ukuri, nshobora kuba ndi umusazi. I don't feel bad for you. Ariko ndumva ibintu ndi kugukorera bitari kuntera impuhwe. Ndikumva bikwiriye. Applaud your effort, and for that, gusa warukoze kubera unsabye imbabazi kubwiyo mpamvu ugiye kuguha biswi. Ahita amukingurira ati kubera usabye imbabazi uciye bugufi. Amurangira ahantu hari utubiswi. Arimo nitungayize n'akantu k'agaporezo kamufite. Murararebye hano hasi abona harimo utuntu tw'udufizi ushobora gukanda kana kariya.
buri modoka zigira amafizibure ushobora gukanda insinga izi n'izi modoka ikaba wayikontorora karakabonye ako gaporezo karaza kugufasha gatonya kakandi katakwica ariko katanagukiza buriya rukura umuntu ndaje mu kanya baramamagaye arebye hariya yumva umugabo agiye ku yindi telefone aza kumviriza yego amazi arasohotse agiye kubyara ok bwira ko reception ko ari umurwayi wanjye ndaje muvura Eddie ufite kugenda turaza kuvugana ryoherwe n'ako gapolisi urumagize arebye hano abona wa mugabo yanaga hejuru kuri telefone aragiye ahita amenya ko ari we uriya mugabo ubwo agiye reka nze nanjye nirwaneho arabyumvishe kuri uriya mugabo wamufunze agiye arahamagawe aramutuka arebe ko amukubitisha amashanyarazi aramutuka amuha intoki ndende kuko uriya mugabo iyo umututse agukubitisha amashanyarazi ari muri iyi modoka yaramututse umuntu ntamukubitisha amashanyarazi amenya ko atari kumureba umusore aza kumena hano yahabonye fizibure z'iyi modoka aza hano fata telefone ye arayatsa ayimurikisha hari arahafotora areba izo fizibure zimeze gutabanza zigeho nk'umurara wese wagiye wiba mu modoka menshi aza kureba muri bino bishobora gukupa amashanyarazi y'imodoka imodoka nkabasha kuba nayikontorora nkayitwara rebe ni umurara azano ni mawaya ashyiramo agatoki azano kuzamura ifizibure zamura ifizibure biranga shyiramo hano azamura ifizibure urwara rwe ruvamo we urwara ruravunika ceceka Baby. Hey, what are you doing now? Urakora ibiki wa muginga? Uri mu biki? From now on, keep your hands where I can see them. Amaboko yawe aho nyareba. Watching, Eddie. Eddie? Arareba. Bwarongeye buracya burira. Hahandi wifuza ati polisi yaje ikamfata basi ikajya kunyifungira nkamenya ko ngiye gukora uburoko bwanjye bw'amezi angahe gataha muri niyuzuruka tugeze ku wa mbere waje kwiba ku wa gatanu muri weekend tugeze ku wa mbere umusore atangira gukanda hano bucece mu ibanga akanda ka kantu mu minsi yose amaze weekend yose tugeze ku wa mbere 20 piece chicken McNugget. Mungubite amaguru 20 y'inkoko atangiye kuryama karoti biryo nako nta rubwo rukuryama ari muzima mushiro ni firiti nini mumena milkshake uri umuntu w'umugabo atangiye kwicara akajya atanga komande y'ibiryo umenya ko inzara igiye kumwica umusore yatangiye kuma bwarongeye bumwiriraho kuva weekend yose tugeze ku wa mbere turi buri kwira mu ijoro ryo ku wa mbere umusore ariyema ka biscuit gato muri niyuzuruka hey aza hano bintu mwihaye by'ingeso mbi zo kwiba ura nimba ari ingeso mbi ya mbere isuzugwe mumena ko kanini ari gutanga komande mumena ko kanini ariko icyo afite n'inka ari mu icupa ngo mumena ko kanini urebe none ikibazo gihe ari show hanze hano rero icyapa cyamamaza ibiryo akorayo za nkariza izi nkari ngiye kuzinywa tu ngiye kuzinywa hacu wambaye mumena ko kanini kandi afite inkari imbere ye mumena ko kanini yafashe inkari arazinywa afunze amazuru arazinywa zoherezayo buri inkari ngo ni n'umuti buri ugiye uzinywa zagukorera umuti yarazigotomeye buri ibintu byose muba mutanywa mutarya ni umuteto nuko inzara itarabakubita anyweye inkari ze kugira ngo atabare ubuzima bwe rebe muri niyuzuruka neza ntabwo mujye mumbona muri niyuzuruka we nk'iyi ninjye n'uyu muntu tuzifite gusa ku isi ariko nanjye ndabeshya rebye hanze abona abandi bapapa bayobotse inzira itunganye bari gukina n'abana babo cyo kiri kwiba umwana ari mu rugo wenyine urebe hano niho utangira kuba ati gukina ameze nk'abandi bapapa bemera bagakorera makenya cyangwa bakanakubitwa bakabyimenyera ariko batagiye kwiba ngo ngiye ngo nziba ngo nunga umwana wanjye uzajya kwiba tuhite tugutema amaboko
tange raporo ko twari turi kwirwanaho wari ujeje kutwicira mu nzu birangira uko cyaba kwiciremo umujura apfa nabi shaho komeza gukanda hano muri za fizibure komeza gukanda muri za fizibure ari kurwana nayo mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. murakoze cyane. ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ibyanabona amashanyarazi ari hano. Rebe. Suri yaje byibushye none atangiye kunanuka we. Wabibonye? Bajura mwicare mwige. Kanda buto hano yatsi imodoka biranga. Kanda buto biranga. Kanda buto. Kanda buto. Kanze buto yikanze cyane muri imodoka iratse. Turashize. Ho! Ho! Byibura no wanayitwara ukajya kuri polisi ukababwira ati do ukagenda ukanabagonga bakaza bakayimena. Musore yakanze buto kwatsa imodoka mpaka imodoka iriyatse. Byiza cyane. Byiza cyane afunguye ariko biranga. Katurebe. Ahita yatsa yisubiza inyuma. Turashize. Aha. Ahita yatsa imodoka. Imodoka ni zimwe nziza. Yes. Imodoka ihita yifunga feri itararenga n'umutaru. No, come on. Uya. Sike. Telefone. Oh, Edward. Really think it would be. Umvaga byakoroha gutya koko. Sure. You're smarter than that, aren't you? Hako nyamara uri umuhanga da warugerageje. Imodoka ihita yitwara. Saza atangira kuyikontorora mutwara. Imodoka iritwara. Imodoka itangira kwitwara. Izi ni za modoka bakontorora, tekinoloji yaraje. Umuntu ashobora gutwarira iyo ari kuri telefone akontorora imodoka yakayiyobora hijya. Mashini. Tell me, Ujanye. what kind of Kira Edward. are you in the mood for? Ukunda kumva iyo muziki. Daughter used to play that one song over. Umukobwa wanjye hari indirimbo imwe yakundaga kumva yisubiramo Yes. kugeza ubwo indiye mu matwi. Tell me what you want. Mbwira icyo ushaka. Amukinira ikiririmbo kibi. Kinira ikiririmbo kibi shawo. Hari indirimbo z'abantu wumva ku buryo ziba zimeze nk'iziri kukwica. Ku buryo umuhanzi wakumva amubwira ati reka nguhe ibintu byose ntunze. Indirimbo n'ibintu byo kuririmba bivemo pe. Sasa. What they've become, Eddie. Eddie uri kubona bari abantu ko bahindutse. They're like animals. Bameze nk'inyamaswa n'abantu batuye ku mihanda. Of handouts. Babayeho nabi, basabiriza, bakurunishwe n'ibiyobyabwenge. Go on like this is normal. Twarangiza tugakomeza ubuzima nk'ari ibintu bisanzwe. Society is broken. Sosiyete yacu yarangiritse. We are backwards. Turi gusubira inyuma no gutera imbere. Musaza yamuzengurukije umujyi agenda amwereka abantu. I mean, take this neighborhood. Looks like a safe place. Urabona iyi karitsiye wagira ngo iratekanye uyirebye. So what do you see here? Ariko se mbwira icyo uri kuyibona. Iki mbwira. Security systems. Reba systeme z'ubwirinzi, amakamera, amaferabeto. Hano hatuye abantu beza, ariko ibyo byose babishyira ku ngo zabo kuko bafite ubwoba kabajura bazabatera umunsi umwe. Bivuze ngo babayeho mu bwoba kandi bakora neza. Tangira kumwihutisha arabwirukansa mu modoka. Kuye mukandara wambari wacitse. Bebe. Katanu.
bwira ati kuki abantu babayeho nabi kubera ibisambo. Abantu bakora amafaranga yabo bakagombye kuba babayeho bataha bakaryama, ariko bashyize amakamera ku ngo zabo, amafera beto, ibintu systeme z'ubwirinzi, imbwa, abasekirite, mu rwego rwo kwirinda abajura nkamwe. Kuki mutubuza amahoro? Arahandi nkujyanye. Sore mu modoka bari kwikontorora, baramutwaye. Imodoka ni zimwe nziza nyireyo ashobora kwitwara mujyanye mu rugo. Dore aho yamuzanye, dore iyo yamuzanye. Wabonye nta soni bagira, nta bwoba bwo kwicuza bagira cyangwa bw'ibikorwa bari gukora. Nabo yasanze bari guhohotera umuntu, ni amabanda ari guhohotera umuntu. Uyu musaza arambiwe abajura n'abagizi ba nabi. Urabona bino bigoryi bibiri ntabwo bitinya polisi, byumva bitikanye, biga abantu. Yatsa imodoka, twonga ikigoryi cy'ikizi cy'igisambo, uramugonze. Bano bangije amategeko agenga sosiyete, bigira abajura, ugomba kubica. Umusaza yanga abajura n'abantu bigize inzererezi, bigize amabandi. Rebe habuze gato. Mureka agende mani, wimwica. Ni umujura mwene data. Subira inyuma mani, mureka agende mwana, mubabarire. Buriya nawe ari gushaka imibereho. Abajura barakundana, ugeze hano buri nzira. Dokivayo twawe na muzehe, nawe ni umuntu mwana, mureka beho. Mwarenze ku mabwiriza agenga sosiyete. Rebe vayo, yurira igipangu. Modoka igonga igipangu ntinakoboke na gato. Hari ibihano byo kuba abantu bararenze ku mategeko agenga sosiyete. Bino ntabwo ari byo. Uragira ngo noneho dukora ibyo dushaka nta kwihanira? Abantu bajya bakora ibyo dushaka nta kwihanira. Nabyo reka mbikore, reka mwice. Mani rekeraho, ntabwo ncakurikiraho. Nimba mubaho mwigize nkaho nta mategeko abagenga hari, nanjye reka mbikore nkaho nta mategeko angenga hari, nanjye mwice. Nk'uko muza mukiba abantu mukabica nkaho nta mategeko abagenga. Umugizi wa nabi yigize gangster, ni ikirondwe gishaka kurya imitsi y'abandi bavunitse kibiba. Rebe umuntu ariba, kuki hari abajya guterura imizigo bakayikorera? Warangiza ukanga akazi karabuze, kuki utajya kuyikorera? Kuki utajya kumesera abantu? Rekera ibyo wavugaga nabyumvishe. Asubira inyuma. Tugiye kumvikana. Naramuka abashe guhagarara ndamubabarira, nananirwa guhagarara ku maguru ye yombi ndamugonga murangiza. Uriya muntu ngonze, haguruka batakwica, haguruka. Nabasha guhagarara kema baramubabarira. Haguruka wa kigoryi. Aramutuka uri umusazi. Ibyo nashakaga. Amushyiramo bya biziki bibi bimumena amatwi, mushyiramo ya miziki mibi bimumena amatwi. Umusore arasaze, umuntu umutwaye hano ni umwicanyi. Bino bintu mujya kwiba rimwe muzayobera mu bicanyi ngo mugiye kubiba. Babice gasani. Turagize ubwoba, abonye ko ibintu biri seriye, ibyo yishoyemo biri seriye. Yarazi ko ari ibintu by'imikino, ari umuntu ushaka kumwumvisha. Uya harya si ubwenge ngo bw'imihanda sibwo ujya uvuga. Rebe mutwara ku muvuduko nk'uw'abasazi mu muhanda. Rebe atisha imodoka ayizana hano mu mujyi hagati, agenda amutwara nk'umusazi, amukatisha hirya no hino. Filime Edi, reka tunezerwe mwana. Ngo si ukunda gukora ibyo ushaka mukabikorera igihe mushaka, ngo nimwigize nk'abasazi se? Nanjye reka mbe nkamwe, mwigize abarara ngo mukora ibyo mushaka igihe mushakiye, mwiba abantu. Bebe zana imodoka kuri etaje hejuru, kuri etaje imodoka yirenze etaje, ntamuzanye hejuru ya etaje. Filime
muramukatisha mutera isereri imodoka iragenda mukubita hirya no hino nta mikandara iri muri iyi modoka urebe ubundi hano umenye akamaro k'umukandara kuri etaje urebe fungira feri hano kubita umutwe ku cyuma imbere kubita umutwe imbere buracya buracya iyi filime mu gitondo ahandi wifuza ati gereza ku kinayirimo umusore yarasinziriye tugeze ku wa kabiri byuka byuka muginga waramutse musaza yashoye amafaranga muri iyi modoka kugira ngo azafate umujura kugira ngo yihanire atange isomo ufite amakuru ya Amy na Sarah uravuga ibiki nanyuze ku rugo rwabo batuyemo uya umugore we n'umwana umugore wawe arandika ndinjira wagiye hawe umugore wanjye n'umwana batuye kuri Matireni 306 suhazi ntabwo nkwizeye nagezeyo nsanga umwana ari gukoraho mu wa kane umwana mwiza umugore wanjye ntabwo yatuma umuntu atazinjira mu rugo ntabwo byizeye byari byoroshye nagezeyo mbwira umugore we ko nkorera NGO ifasha ababyeyi badafite abagabo kugira ngo tubateze imbere barera abana babo muhana business card yanjye arandika ninjira mu nzu ufite icyo kibazo wa kigabo umugore wanjye n'umwana ntabwo babirimo reka njyenyine na famiye yanjye uyireke nakubwiye ko njyewe na famiye yawe hari byinshi duhuriyemo kubera kwikunda kwawe famiye yawe yagiye mu bibazo nanjye kubera kwikunda kwawe ugashaka kunyiba wankize mu bibazo urumva ko njye na famiye yawe dufite ibyo duhuriyeho we nta muntu umwe witaho nta n'umuntu wita ko wamubabaje icyo uvuga ntabyo uzi umugore wawe umaze imyaka 2 utamuha indezo icyo ni ikinyoma ntabwo ari ikinyoma nabirebye wambaye social security number yawe nabirebye ko umugore wawe umaze imyaka 2 social security number ibiriho record z'ibintu byawe byose ntago ukwiriye kwitwa umubyeyi w'umugabo ndabizi umwana wanjye arankunda nta kintu wambwira arebye abona bamuparitse ku ishuri imodoka imuzanye ku ishuri buretse kubera iki turi hano mbwira Eddie ese urokeka akana kawe gatonya nako gafite bwa bwenge wavuze ngo bw'imihanda ngo nibwo uzi twara turakana kawe disi kaba kagutegereje ngo ufate imodoka ugatahane kakakubura kagahitamo kwicyura disi ku kantu kakasikuta rebe reka tukagonge turebe Sarah we ari guhamagara umwana we Sarah ikigabo kirashaka kugonga akana hano hantu ni hafi iyi karitsiye ibamo ibyaha byinshi abantu bagonga abandi bakiruka mvira ku mwana twarugenda kana kazana Rwanda na vura kitamugongera umwana nakubwiye ngo hari abantu muzajya kwiba akwice aze no kwica n'abana bawe n'umuryango wawe turashize Sarah ndekera gukurikira umwana wanjye Sarah famille yanjye wizana muri ibi wa musazi we hey hagarara kana kavayo modoka ivayo zikagonge abuze gato umugabo atata imodoka umwana arabibona ko bashaka umugonga imodoka ni fime ureba ikintu na kimwe babare ko baninjiye imodoka y'umwana atangira guhunga yabonye ko bashaka kumugirira nabi kana atangira guhunga babarire mbwira icyo ushaka nzagikora cyose nyizera wimbabariza umwana ndakwizeye akazamukorera icyo ashaka cyose buriya kuvuga ngo mbabarire ntabwo bikuraho uburibwe bwa nyabwo bw'imbere uba wateje umuntu uza kunyiba uraza kwiba mutuma tubaho tudatekanye buri munsi uvuga ngo barangibye umuntu afunika akorera ibintu ejo mukabitwara si uwo muntu yagufasha n'akana gato nta kintu kibi kakoze rebe akura y'imbunda basi reka niyice kugira ngo umwana wanjye utamugonga reka niyice ushinja ngo kwikunda reka niyice umwana karaguye reka niyice yakuruye isasu ntaririmuye yita kati iruhande rw'akana
I took the urakoze stitched you up. What no one isasu narikuyemo ubwo nasaga kugupfuka muri iyo mbunda uzi gato umusore arirashagaragaje ko byibura yakwitangira umwana we tuma umusaza ababarira akana ke katorori urugendo rurakomeje zino ngeso mwihaye zo kwiba bwarongeye burira Edi uri kunyumva Edi ikibazo cyawe rero ni umusore biramucanze bimubayeho yari yirashe ya jano abanyepolitiki nibo bavuga ngo reka bisobanure neza mu nyumve ati babyita demokarasi isi mbi birarangiye Edi vuga cyane ntabwo ndi kukumva subiramo umusore biramurenze bari bishe umwana we biramucanze abonye ko bya bintu biri seri ndavuze ngo turarangizanyije kansoke hano umusore arangije ayikinya icupa rya plastique rwana n'insinga amashanyarazi aramukubita rwana n'insinga za kamera yashyize icupa rya plastique mu kanwa kugira ngo umuriro utamukubita cyane mwige rwana n'insinga amashanyarazi aramukubita ariko afite icupa rya plastique mu kanwa rwana na kamera arazica arazishwanyaguza kamera araziciye zo mu modoka indani byose n'ibindi arabimena byose nakubujije kamera araziciye ndavuze ngo ndabirambiwe turarangizanyije kamera araziciye na telefone bavuganiragaho arabiciye byose arabimennye kandi uriya musaza twambonye ikintu cya mbere akeneye ni ukuganira ngo n'uyu musore mwana wanjye warakuze ku buryo ibi birenze oya iteka uzahurira akana kanjye reka nizere ku bintu uzabibona kubwira umwana we ndashaka kumenya ko kureba mu video y'umwana we ngusabye imbabazi ntabwo meze neza ntabwo nigeze nkubera umubyeyi mwiza ari kwirikodinga nta nubwo nigeze mba ikintu cyiza kuwo ari we wese najyaga ntekereza ko ari nabwo wamera neza mbaye ntahari ari kwirikodinga amajwi ameze nk'ugiye gupfa yasigire basi umwana hano zumye n'ahandi umujura avuga ati byose byari urwitwazo ibyo navugaga ngo ntahari ngo nibwo wamera neza ubu nibwo ndi kubibona kubera papa nicyo kintu kizima nigeze nkora kimfitiye akamaro cyase gifite agaciro none ndi hano ku iherezo sinzi ko ibyo ndimo ndi bubivemo amahoro sinarekeraho gukomeza kugutekereza nakabaye naramaranye igihe nawe nakifuje ko nakabaye nakuboneye umwanya tukabana buranga iyo abantu bagiye gupfa nibyo batekereza ngo bahita batekereza ko bakagombye kuba baraboneye famiye yabo n'abandi bantu bakunda umwanya kurusha akazi kuko akazi n'ubundi ugiye ugasiga ukigasiga ugipfa hahita haza bagakora neza bakagusimbura ndaragukunze gusa kubyerekana ntabwo nari umuhanga muri byo arabona agiye gupfa yohereje odiyo yanga kugenda hano nta interineti hari yari yohereje odiyo umwana we iyi modoka nta interineti nta netiwake iyo ari yo yose irimo biranze yahamagara na polisi hari ukimutwaye muri niyuzuruka buriya bwoko bw'imodoka niko babwita mu Rwanda hari imwe nta kibazo mwe ntabwo muba muzi ibanga ryayo
yaje amuparikana yari hano yari ikanze wash za ku modoka umusore arikanga baranyishe ikirahure kiramanuka yamanuyeho gato dore isura bitedi iri modoka William, banyita William you're in my car. uri mu modoka yanjye kigoryiwe kubita amashanyarazi wisara kubita amashanyarazi wisara iyi modoka ye yesiteyemo amashanyarazi urasara akayagukubitisha wisara ndemeye kubitisha amashanyarazi ukabanza ukemera ndemeye yaciye bugufi jeez You smell like shit, Eddie. urahumura nk'umwanda modoka yanjye usiko yuzuye umunuko kumara iminsi 5 toga yabanje guteramo agaparufe mazima 5 gusa sabwo ni nk'icyumweru ikigaragara Mingi udakunda no mpumuro ya strawberry ariko ngiye niyo ya mbere uraza kwitwara neza ninjire Zip tie your wrists. banza wizirike ano mapinga muha ya migozi bizirikisha bikoze mu biplastike kiravuba kiramutuka kubita amashanyarazi umusaza ngo yanga abantu bavuga imvugo nyandagazi okay ngabona ari ubumayi bobo bana biyi minsi bavuga Tie yourself to the bar. izirike aza kwizirika hano imbere ku cyuma kiri ku modoka arizirika saza mbwiye ati ndashaka kuvugana nawe musaza yanga abajura arebye abona umusaza azanye igikapu kirimo n'urukezo musaza yinjije igikapu kirimo n'urukezo mu modoka we musaza yinjira muri niyuzuruka ubaze igisaza kiza kukureba waje kukiba musaza azanye urukezo hano hanze hari hakonje n'urusaza guruvura harakonje ahita asukayo ingwe jini asoma kungwe none What do you think, Eddie? This iyi modoka yanjye wayumvisha utayibonye utwana niyuzuruka wayibonye imodoka yakozweho n'abahanga imodoka yago abana batonya ntago mukunda ibintu nk'ibi ngibi byakozweho n'abantu barenze mamona turi abasaza batazi ibintu hano harimo n'imbunda iyi mbunda ushobora kuyikoresha ukica abantu benshi abana bato b'iminsi kuki mukunda imbunda uzayashyiramo amasasu gisaza cy'ikigome gufitiye siripurize zwansabye urumogi ngo niko mu rwitarya ibaba ntago nakurenganya hano kuko urumogi rusigaye rwemewe n'amategeko nta nubwo ari icyaha kurunwa mu gihugu cyacu uyu munsi kanange ndonwe numve muzaniye ngo ibaba ngarabanza arayisogongera muzengo ntago yamurenganya kuko muri Amerika ngo ahice rwaremewe bino bintu murabinywa kwe bino bintu bibi cyane sinzi impamvu abana mu bikunda akira fata urumogi rwawe umusore yambwiye ati mu bintu nkeneye ibaba ararukurura byiza Anyway, I brought something for myself. nanjye harakaro nizaniye n'utuntu twitwa gummy bears nayindi kurya tuno turaryoha muzehe arabanza araryoha afite inzara z'umuntu ukurira imbere ufite inzara igikomere cy'isasu kimeze gute ndumva ukuntu umeze nanjye ndi mu mwanya wawe nabyumva isaza gikunda kuvuga sha musore rasinziriye ntago nkeka ko nanjye kwirasa iyo nza kuba ari njye waje kwiba aricyo kintu cya mbere nari gukora wewe ukiza modoka yanjye kunyuba wise wirasa ku kaguru kiramuseka tugiye gufata urugendo rurerure nawe iryaho kuko dufite urugendo rurerure umusaza ahantu amujyanye azanye n'urukezo umusore ahita atangira kurya nk'ihene iri kurisha urubingo shyiramo za ndirimbo mbi twagiye umusore arabanza araporezamo gake nakarwana n'iyi migozi ariko byanga muzehe dore imodoka yindi muzehe asize hanze muzehe aramutwaye uri niyuzuruka
rebe This I know it's my daughter Emma, she loved classical music. Umukobwa wanjye yakundaga imiziki ya classique pe. Must teach you more about music before you die. Ngomba kwigisha ibintu bijyanye n'imiziki mizima mbere yuko upfa Eddie kigiye kumwica. So rero byumvisha ati ngomba kwigisha ibyerekeranye n'imiziki niyo mpamvu kiri kumwumvisha imiziki ngo y'abahanga. Visha umuziki uve kuri bya bintu byanyu mwumva ngo by'amarape yarya n'amarape. Ibintu by'imiziki. Oh, sorry. You believe me, right? Ubwo nakubwira ngo mbabarire wanyize. That's what this whole thing was about. Si wari uri kumana kugira ngo nsabe imbabazi. Yes, of course I believe you, Eddie. Yego nakwizeye ko wansabye imbabazi ubikuye ku mutima. To begin to experience the consequences of. Ariko abantu bose basaba imbabazi iyo batangiye guhura n'ingaruka z'amahitamo yabo cyangwa ibikorwa bakoze. Ntago ari uko basaba imbabazi kuko byari bibarimo. Destroy me. Then just kill me. Warambabaje ungirira nabi none ushaka no kunyica. No mupango wawe. Nta mupango wari Eddie. Winjiye mu modoka utagombaga kwinjiramo. Uri igisambo umugizi wa nabi. Wagiye wibuga cika bikagenda amahoro abantu ukabahemukira ukagenda kugeza uyu munsi ubwo wafashwe nibwo utangiye kubona ingaruka z'ibikorwa byawe bibi. Hey, buri muntu gusaba imbabazi ari uko umufashe ntukamubabarira. Genda nange kuri polisi bamfunga. I don't care if you go to prison, Eddie. I don't. Kuba wafungwa ntacyo bimbwiye. I just want to introduce you to little taste of hell. Icyo nshaka nuko usogongera ku kuzimu. Hanyuma none se ubundi bisobanura iki ko wari ugiye kwirasa kubera umukobwa wawe kwishara icyo wabuhombye. Nebye umugabo nambaye agakufe twadukufe. Ibi ngibi nibyo bita kwirengera ingaruka z'ibyo wakoze. Urakaza neza ku marembo y'ikuzimu wambaye agakufe keza. Umukobwa wawe niwe wakaguhaye? Yego niwe wakampaye. Ubifiteho ikibazo? Nta kibazo mbifiteho. Uri gukina indirimbo umukobwa wawe yakundaga akiriho. Wambaye agakufu umukobwa wawe yakuguriye akivuga umukobwa we muzafata feri. Mbabarire Eddie ntukavuge ku mukobwa wanjye sha. What's so funny? Iki gisekeje. What's so funny? Iki gisekeje. You got a guy chained up in your car. Now like we're uri mu modoka yawe. Turi mu rugendo rumeze nk'ari urwa famiye. Je nawe papa. Papa. Daddy oh. Daddy. Fata fera kubita umutwe hano. Sasa ni ikigome. Bebe. Kiri kumwinjiza mu mashyamba. Umusore azana akarenge ke hano imbere. Iyi generasiyo yanyu yose yarangiritse. Muri ibigori muri injiji ariko mukavuga ko muzi buri kimwe mugatangira kwigisha isi yose ngo ibyo muzi ngo muzi buri kimwe ariko generasiyo yanyu muri abaswa. Why don't you tell me what happened to Emma? Kuki utambwira ibyabaye ku mukobwa wawe Emma? Explain it to me. Binsobanurire mfite umwanya. Slow, okay, I'll explain. Okay, reka mbigusobanurire Eddie. You ready, Eddie? Good. Uriteguye? Mbere na mbere ninjiye mu rugo ndi kumwe n'umukobwa wanjye tuhasanga ibisambo byaje kutwiba. Umusore kumba ari gukanda hano. Ikigoryi kimwe cy'ikijura kita kirasa umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye ajya hasi. Arambwira ngo papa. Arangije itapfa. Narasetse icyo gihe bakirasa umukobwa wanjye numvaga bitabaho. Kuko navuga akanya gato gashize narindi kumwe n'umukobwa wanjye none turatashe tugeze mu rugo tuhasanga ibisambo bise bimurasa arapfuye. Bamwiciye. $1,500 cy'idolari nicyo cyatumye umukobwa wanjye bamwica bari baje kutwiba. Uyu musaza impamvu yanga abajura no kubera ari bo bishe umukobwa we. Avuga ati ngo nibyo mwita ubwenge bw'imihanda harya. Babarira se unkorera umunsi undasa kuko ndambiwe kumva ubugoryi bwawe n'ibintu uri kumbwira. Kurura imbarutso kiramutuka nanjye ndi umusazi nkawe. Abantu nkamwe nimwe mu nsazi. Wakoze ino modoka urayubaka urantoteza unyica nabi. Iyi modoka uyikoresha wica abantu uyitegeramo abajura ukabica kugira ngo wumve kuri nka Batman ngo uri gutabara isi ngo wica abajura. Ukeka ko binari ubutabera? Ukeka ko binari ubutabera uri gukora? Bivuze ngo uyu musasi ubwa mbere yishe umuntu muri iyi modoka. Bino ni ukwigira nkaho uri inyangamugayo ngo uhana abajura ariko si kubiri. Ufite agahinda.
uri wenyine ufite irungu nta muryango urashaje uri umusaza uri wenyine ufite umujinya ufite agahinda ko kubura umwana we isi iri kugusiga uyireba imyaka ikujyana uzi ikibabaje muri ibyo byose ni igiki urakora bino byose wiyitirira izina ry'umukobwa wawe ngo uri kubikorera uri guhorera umukobwa wa kabiri mpamvu wica abajura umukobwa wawe yabakiriwe yari guterwa isoni nawe ntabwo yabishi yaterwa ishema nawe kubita komeza umbwire and to a little star in the sky, either her life is better elsewhere. Zafite agahinda yakoze imodoka ategeramo abajura kabica iyo baje kumwiba ari nakakomeza guhorera umukobwa yapfuye yanga icyitwa umujura kandi birumvikana uzi gutaha ugasanga umujura munza gutegereje You have no idea. Yeah. hari icyo maze iminsi ndi gukora utazi ni igiki Street smart. mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ubwenge bw'imihanda kanda modoka arayizimya murenze umuhanda sore yakubye izuru hano abwiye umusaza atera icyo maze iminsi ndi gukoraho ati ni igiki ati ni ubwenge bw'imihanda yarashe isasu muzehe nikubita ku cyuma nikubita ku kiraro kimeze cya antibare sasurico nica ku musore kubita ku idirishya riragaruka udukira kozwe neza sasuri kubita ku idirishya riragaruka ikinjira mu mugongo w'umusaza umusaza wari warishyiriye uburyo cyo azajya yicamo abajura abategeye muri niyusuruka abajura bamwiciye umukobwa ariko uzi gutana umukobwa wawe uvuye guhaha ugasanga abajura mu nzu bakahita bamurasa cya bigoryi biza ngo kije kucapura umukecuru isakoshi cyangwa umukobwa kigasiga kinamunize kimwishe icyo kigoryi ubundi ugifashe urumva utakica kigoryi ugasanga iyo sakoshi wenda nta n'ibihumbi 5 birimo haraza ngaje kuniga umuntu amwambure telefone nta n'ibihumbi 5 cyangwa 10 birimo cyangwa 100 ugasanga kisha umuntu uwo muntu umufashe ntiwamukora nk'ibyo uyu musaza ari gukora imodoka yaparitse hano yuzuruka Rebe Musore ni muzima Rebe kisaza kiri gukanguka umusaza ari gukanguka Wane ni mbunda Kumi Kye ku gisaza
iki kigome hano kura amenyo bebe Motherfucker! ananiga Fucker, I'll fucking kill you! ndakwica yo telefone kumba kana ke karamuhamagaye Answer it. itaba Go and answer it. itaba komeza Daddy? Hey, love bug. kana karamamagaye byiza kongera kumva ijwi ryawe Sorry, my phone's about to die. babarire telefone yangiye kuzima I got your message. What's going on, Daddy? You stopped. papa mbonye message yawe nibwo ingezeho byagenze bite kuba imodoka yamenetse message yahise igenda network yinjiye ntabwo nashaka gutera ubwoba ni iki papa wabaye iki ko numvise ya message iri kodinze kare It's not important. Are you okay? papa umeze neza Yeah, I'm okay now. meze neza ubu Sure, because you don't sound. papa muri message nyoherereje numva gutavuga nk'umuntu umeze neza I promise. ndagusezeranya meze neza yarasika agiye gupfa 2:15. saa 8:15 uze kumfata ku ishuri Daddy? papa Yes. yego Yes, I'll be there. ndaza kuza kugufata ndagufata ku ishuri Again. Are you? No. Not anymore. papa kuko ntabwo umeze umva ubu umeze neza kandi ndaza kuza kugufata Okay, but I gotta run. sawa reka ngire vuba You're at 2:15, okay? tubonane saa 8:15 I love you. ndagukunda agize amahirwe ararokotse It's over. birarangiye Doors. kingura imiryango saza kiri kuva amaraso we kiraseka That was fun, Eddie. Eddie ibintu byari biryoshye kabisa Fun. reka ukuntu byari biryoshye we umve imodoka itangiye gushya kandi iyi modoka kugira ngo uzabashe kuyisohokamo ntibibaho katururi ibirahure gusa ikirahuri cy'inyuma gisa nk'icyacitse intege kikubise ku ibuye aza ku kirahure cy'inyuma imodoka iri kwaka yafashwe n'umuriro aza ku kirahure aza kurwana nacyo imodoka yafashwe n'inkongi y'umuriro komeza rwana nayo arebe ko yakwitabara sinzi sora camo sukira hano muri filime yararokotse bimeze bite muzehe nawe byo nuko byagenze umusaza wari ufitiye depression y'ihungabana yo kuvuga ngo umwana we yishwe n'abajura bw'iyo mpamvu atangira gutega imitego abajura ati nanjye njye nihorera kuri buri mujura umunsi shabara abantu bagiye banigwa n'abantu bagapfa uzajya kubibuka bagwaho
yaje hano kagatike ke afite $500 yatomboye turi kuri iyi tike. Yicaye ku muhanda n'ahantu mu ishyamba igisaza cyari kije kumwicira nyuma y'icyumweru cyose afungiye mu modoka. Umva ngiye kujya gufata umukobwa wanjye ku ishuri, none atangiye kumenya ikintu cy'agaciro, kuko habuze gato ngapfa amenye ko ikintu cy'agaciro ari umukobwa we. Ntibajyaga bahura. Yagarutse ameze nkaho yabaye umuntu mushya, ajya kwirebera umukobwa wanjye ya Jean. Rebe yaje muri rya garage rimukorera imodoka yari yabuze yo kuyishyura. Kumba kana hano karatashye. The fuck happened here? Cyagenze bite? All right, look, your car's parked in pretty deep in the other lot. Imodoka yaparitse hakurya iriya. It's gonna take too long. My daughter Muri minota 40 myinshi umukobwa wanjye arantegereje. Kana gategereje papa kaza kugafata ku ishuri. 350. You're gonna have to wait like everyone else. Urategereza nk'abandi bose nawe turakugeraho. You know what? Bizi? How much would you give me for the van? Iriya modoka ubundi waretse nkayikugurisha ukampamo make aho kugira ngo nyitegereze. Kana kari hano kategereje papa, abandi bana ba papa babo baje kubatwara, ni usigaye wenyine. Ari hano papa kumbe yahise aza ku kagare. Umwana yarishimye. Muze haraje byibuze. Papa muze habuze gato ngapfe byamukanguye. Okay, baby. Byamukanguye. Yeah. Are we okay? Meze neza. Noneho ndaje turebe izindi filime nuko kagenze bayitaga Locked, nge banyita Rocky. Kugasobanura films.com ni uzanga izi filime. Ngabonye ibyama website y'abajura nababwiraga katagikora se. Gace leta yagiye bijyamo bagenda bashyira hasi. Sigari ya website bimwe bita agasobanuye films.com na ba nyirazuba barafunze kubera amafaranga bagiye biba abantu.
mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi icyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima.